nsa n'abakomoza kuri Gicumbi ho gato cyane ntabwo nyivugaho ibintu byinshi cyane impamvu navuga ibintu byinshi cyane nuko tuvugana mu kanya imaze gusinyisha umugabo witwa Kwitonda Ari wenda baza no gushyira ifoto yarana kare bigeze kwishyira. Kwitonda Ari n'umukinnyi twafata nk'umwe mu bakinnyi bamaze gusinya muri ekipe ya Gicumbi. Ni ekipe ya Gicumbi yamaze kugura abakinnyi bayo, n'umwe mu bamaze gusinyira ekipe ya Gicumbi. Abandi nabo barasinye ariko ntibarabatwereka mu kanya amafoto ashobora kuza kutugeraho nako ndakomeza nk'icyo cyumvirizo. Ariko ni ekipe ya Gicumbi mu by'ukuri ejo nahoze mbwira abantu babwira ngo ekipe ya Gicumbi nimwe mu ekipe bimye amahirwe. Bese magingo yanga abantu bazi ko ariyo izahita imanuka nizamuka directe, ariko mu by'ukuri abantu bashaka ko arimo kwibeshya kuri ino kipe batayizi impamvu barimo kuyibeshyaho. Impamvu barimo kwibeshya ino kipe ibi iryamanye ibanga rikomeye. Reba nk'ubu ngubu igize gutya icunza abantu bahuze bari mu tuntu twinshi. Ako kanya Desire perezida w'ekipe abaravuze ngo ngewe reka mite mbakubita breaking news atarufa bwira abanyagicumbi ibemaze kuba kakanya atazagira ngo namagambo babone ko turi mu kazi natwe. Iyi Gicumbi abafana ba Gicumbi Kwitonda Ari so muzi polisi ntabwo muzi muri polisi ndakubwira bitwa bandizeye Samuel abakinnyi bo muri polisi cyane baravugaga bati uyu tuzamukizwa n'iki kaje reka bitaka abarimo bashimwe abarimo Yakubu yewana yari yarabatesheje umutwe yarabazonze yarabamaze ntabwo bavugaga nayo yabagahari ahangaha kuba baramusezereye Kwitonda Ari kuba baramusezera abantu nibagira ngo n'ubuswa abantu bose polisi yasezereye ntabwo ari ubuswa. Icyo kintu abantu babanze bacyumve neza basezereye agahita yigira muri Uganda babanze bacyumve neza abantu zase bacukuwe mekane ninda ni Cukuma se nese jya muri Vipers muri Uganda ni wenyine gusa nziza za perezida gushaka abakinnyi ntabwo ari wenyine gusa. Kiganda se nibaza Nicolas Sekiganda na Coronel Sekiganda si baraho ngaho se abakinnyi bavuye muri zo za Vipers yagiyemo. Bishatse kuvuga ngo rero Erieri ariko ngaperi ngo yaba abakinnyi ngo ba peri baranze ngo Gicumbi reka buretse ho gato itonde turacyari muri Gicumbi. Aha rero kakubwira icyo utazi ahangaha ekipe ya Gicumbi igomba kubona abandi no kukwanzara nababonye irabazi urumva irabazi ni ikibazo cy'isa kitaragira ngo alfa mbibabwire babiri buve muri Perisi ko bayanze ko bave muri Aperi kare ariko kamubaza weho muri Kigali wakwemera gufata umushahara niba hembwa 500 kwemera gufata 250 ngo naye Kigali ko kuza muri Gicumbi kugira ngo ukomeze ufata amafaranga yawe yose tuyisengarize ngo barababwira ati muramenye ibyo nyine niba abandi bavuga amakuru atariyo none se ariko ubu koko nawe koko none se wivuga ari amakuru baba batangaza bari abandi nta kintu babazi urumva nta makuru baba bafite za ndani icyo kibazo manuka muri za ndani za Gicumbi izo za ndani rero za Gicumbi nakubwiye ngo ikibazo barava muri Aperi barajya muri baje wivuga ngo barava baje umunyagicumbi uzumva inkuru itari ya Gicumbi FC nyayo Alpha nzaba ntari umunyamakuru umwuga abakinnyi batatu b'indobanure beza arabwo ikimbabaza ubu mwese muzaba mushaka kujyamo bifotoreza hariya nako gashati kawe baze kuri YouTube cyo bakarebe bavuga ati mani wa mega picture se wa mega picture wagize gutya ntabwo ari kucikariya baridamani bakivumbi bakora barimo kurya amafoto ariko nanjye harya Riderman nawe barakaduteye hasi ariko nta muntu wari washaze cyane urumva wari washeze nka Irive ubundi wari wabirindutse umuntu akunda rero Erieri ariko aracyari umwana nibyo abarika amafoto nkari abakenewe ni n'urwibutso gushobora no kuzabwira abantu atari komane mwabonye muhe byacu mwamubonye wamujaba mwajyaga mwumva Riderman wamuhanze King James mwajyaga mwumva uburyo twari tumeze atanga nabaga ndaha naho gukena kwemeze urumva gafite kagakenewe Erieri rero twigira ngo dusoke muri ekipe ya Gicumbi ibyo nakubwira neza ekipe ya Gicumbi ubu ngubu tuvugana banzu byumve oya mu ntare sinari rusha Gicumbi ubushobozi oya makuru ufite nuko abakinnyi kare ibyo kuvuga abakinnyi bo mu ntare oya bazi nayo nagura koceresha urumva ibyo urimo kumbwira ntabwo mbyumva ibyo urimo kumbwira ntabwo mbyumva arashyushye byacyane icyo nashaka kubwira Erieri ni iki ngiki
ekipe ya Gicumbi 80%. Ejo bundi nakubwira ko bagize kuri kangahe? Wambwiye 60. Nakubwiye 70%. 70%. Ubu rero 80%. Yego. 80% ekipe ya Gicumbi iruzuye. Abakinnyi batatu bo muri APR. Abakinnyi batatu bari buve muri APR. Ubundi APR none uteze kugira ngo APR iri burekura abakinnyi 4. Yego. Abarimo uwitwa Mugiraneza Frodouard. Kategaye. Uwitwa Kategaye. Uwitwa Tuyisenga Arsene Tuguma. Ndetse na Dushimimana Olivier Muzungu. Abo ngabo nyine. Abo bane nyine. Aba bane batatu ngo barajya muri Gicumbi. Ariko umukozi iki koko mano abo bakinnyi bagiye kujya muri AS Kigali. Gusa nge nukwenda nanjye nuko uwampaye amakuru cyangwa se uri mu kumazandani yambaje ngo mberetse kugera kubatangaza. Ubundi mbamba kubisanga se ngo ndi abanyamakuru utari umwuga. Mbabisoje ngo uyu nguyu mukanya bagize gucya. Nyine banakariza ikize. Ntugakorera iryo kosa ni umuntu wawe ari kugwa amakuru. Wowe uzayatangaza ariko yakubwiye. None se muri kara yaca amakuru yego. Gusa igihari nawe uburabuye abanyagicumbi. Yego mbambarabuye. Hano wabumvise mbambarabuye. Abakinnyi ngo bigiriye muri AS Kigali kiniki. Akanama gamba. Nyine AS Kigali bayishyizeho inaniza ariko se ndaza kuki utaryumvise we. Cyo kugabanyirizwa imishara cyangwa AS Kigali kabishingira. Kuko ntabwo kusimwana yanjye kugenze. No kuvuga ngo harimo kata. Harimo nyine yego kujya muri Gicumbi. Yego. Akajya muri AS Kigali. Yego. Ikipe ya AS Kigali izajya imuha 2.5. Niba ari 500 hembwaga. Ubwo ni ugufata 2.5. APR ubwo ni ugutandukana na APR mu by'ukuri AS Kigali uzabimenyera. Ubwo ni APR izabibaza. Kandi APR za 50 cyane. Bufite AS Kigali kurushwa amafaranga na Gicumbi. Kandi noneho akaba yajyanye myiza y'Igicumbi na APR umukinnyi uje muri APR furuziye zose mukata. Byose mbese no kuburira bazajya bamusasira mushakira umukobwa umucira inzara byose muri simvuze nabi se. Muri puko ubuzanye muri puko muri ibi bintu koko. Ariko nge n'urugero ndimo gutanga. Aya narugero rwo kuvuga ibyiza byo kuva muri APR uza muri Gicumbi. Ko bakinnyi bashaka kwigumura no kugira ngo ngese najya muri iriya bya ni mwahoze muvuga mu kanya. Oya amategeko n'amabwiriza bigomba kubahirizwa. Wasuzugura afande wewe niyo muze sigari ko bayikuvanamo se wakomeje kuzunguza umutwe niyo sigari ko bayikuvanamo. Ariko urumva ntabwo nanone umukinnyi yafata risk yo kuvuga ngo agiye muri AS Kigali ngo kugira ngo yubake izina rye areke amafaranga yatikire. Yese si championnat si bisanzwe. Championnat si AS Kigali izakina imikino Gicumbi izakina. Ariko tujye tunabirebaho ibyo byose cyane. AS Kigali izakina imikino Gicumbi izakina. Ni Gicumbi irimo kugura amazina aremereye. Avuga ati Gicumbi rasembereye nako byakunda. Itsembera se gute stade ejo bundi igiye kuba yuzuye. Bayishyireho imikino ya mbere Championnat kuva igeze mu kwa 9. Ariko se none nibikira. Hishana amakuru ufite stade. Niba bayikize mu kwa 9 ubundi Championnat yagatangiye ikinirwa Igicumbi. Byararangiye cyatse niho bagutinda none kuko kwa stade kuko kuzana ta. Hate bagutinda kuza ko kuzana ta. Aha. Iriya stade izakinirwaho muri 2026. Yabaye ibishyize ryari uciye iteka noneho. Oya ntabwo uciye. Ariko buryo bivuzemo meze nk'umuntu uciye iteka. 2026 ni kera. Ni bitaba kera. Ntabwo ari kera. None ntabwo komanda. Bazarabura amezi angahe. Yego bikira marabe karujumba. Cyangwa se gitangaza. Ariko se arufa. None se stade ejo bundi twari turiyo. Oya no mukanya mvuyeyo. Ya mizenguruko barimo kuyirangiza. Uri kubona hari ikize? Ya mizenguruko bayirangije. Tapi siravaye. Tapi igomba kuva hanze kuyizana kaguterekamo nako kanya bya. Ako kanya direct. Ni ikibazo cy'igihe mu birota mike cyane. Nejo akomba ngo tapi yahageze. Icyo ntabwe. Eriye tuva kuri Gicumbi. Reka tuve kuri Gicumbi nayo. Imikino yanyu muzayikinira kuri Kigali. Imikino ibanza hatagize indutse niba imikino nk'itatu cyangwa ine. Niyo bashobora gukinira Kigali ariko n'imikino yose bazayikinira mu karere ka Gicumbi. Aho reka tuva ngaho. Kuri Gicumbi tugana ku musozo ndagira ngo mbwira ama equipe ya hano mu Rwanda yose hava kagera ararya imenge kuri equipe ya Gicumbi abantu bari kuyiteranya ararya imenge abakinnyi baturutse muri APR mwashingira kuri recruitment irimo gukora baramubonye nawe guturuka muri APR yeritse nyine ese mba nkubwira sibyo mba nkubwira se ugatangira kurya iminwa aha ngaha kuri mikoro beza abanyagicumbi mushaka amatike ahubwo batangira bashaka uburyo bakoteza bazashyikira ikipe yabo yabaye nka data niba ari 10,000 batangira babishaka hakirikana tereka hari ikipe ya Gicumbi njye ndabibona mu makipe 8 ya mbere muri shampiyona mu Rwanda muri shampiyona mu Rwanda Gicumbi shikoza mu makipe 8 ya mbere cyakora nuko nawe wenda uri muri komite naho ubu komite se nyirimo nabikubwiye ariko komite nta n'ikibazo siko n'umunyagicumbi
icyo nkubwiye cyo Gicumbi buryo irimo kwiyubaka n'amazina n'urutonde rw'abakinnyi urutonde rw'amazina afite ahangaha icyo nemera cyo abantu batemo kana subscribe byageze bitara abantu batarakanda ko ibyo nabyo ni ibintu babangamiye koko ufite telefone abantu bari hano muri gare abantu bari mu isoko kweri shumbusho wabwiye abantu mwegeranye seriye bwira abantu bafite amatelefone yabo bakane subscribe baze tubane ibintu bigende neza cyane abantu 300 nabwo bambereye abantu abanyagicumbi bajye bumva ibintu turi kuganira bajye babyumva neza kuko Gicumbi uri kumva rekrito miri gukora irimo gukora ndimo ndabaha amanota bari kirokirita neza sana niba uzanye umukinnyi nka ari kwitonda ari guturuka mu ikipe ya polisi ni ikipe ikomeye bifite abakinnyi b'indobanure bakomeye beza ukazana umuzamu ufite experience ufite ubunararibonye wakinnye mu makipe akomeye waciye muri za peri waciye mu bagore ba peri agenda atoza nyine wa mukinnyi ushobora kuza akagira icyo akaba yakora ikinyuranyo yego agakora ikinyuranyo wa muntu saba serimo kuzana itazajya gucamo ngo duhereze urumva none riyeri uriya mugande we uriya mugande we namuryamyeho ikipe abakinnyi bari kuve muri aperi reka nceceke nanjye reka mbe ncecetse ubu ngubu igihe cyo kuvuga ntikeragera Alpha Gicumbi kandi nuko tubaye tuyisohotsemo